ibyo bintu barabizi. Waba warigeze utwaraho igare cyangwa uri umufana waryo gusa? Byagenze bite ubundi? igare narayitwaraga Mm, anarikundaga. N'ibihe nyine iyo ukunze ikintu utakirimo biba ngombwa ko ushaka ikintu uri bwiyumvemo kugira ngo ubuzima bukomeze. mm, Ndarikunda. mm. Eh, Waritwaye mu iyihe myaka? Waritwaye igihe kingana iki? Ubu muri iki gihe ubayeho ute nta kinyabiziga ufite? kandi ijoro riba riraye. Mm. Eh, Se washidutse uri kwa muganga? Wagiyeyo wumva utameze neza? Byagenze bite ubundi? iyo nashidutse ndi kwa muganga. Tuzi uri kwa muganga. Eh, Umazeyo iminsi ingahe? umunsi umwe. Barakuganirije baguha n'imiti hanyuma baragusezera urataha? Naketse ko wenda ko ari ubwonko buba bwahindukiyemo gake, ariko nta birenze bankoreye kwa muganga. Ndabashimira mwebwe mwabashije gutekereza kundeba uko meze. Kuko ab'ingenzi bakagombye kureba uko meze, ntabwo barambona. nta n'amatsiko bafite yuko ikibazo nari nagize. Mwebwe mwabashije kugira amatsiko yo kuza kumbona, ndabashimira. Abatabasha kujyaho ni bande? Bakwiye kuba bari hano. Twihanganishe, ihangane nyine, twese muri ubu buzima duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ihangane kuko si wenyine ubabaye, n'abandi benshi bababaye, ariko ihangane ukomeze umutima wawe. Reka tubahe ikaze ndetse tunabasuhuze abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, abari muri diaspora ndetse abari mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda. Reka tubahe ikaze. Hano turi mu murenge wa Kigarama, mu kagari ka Bwerankori. Twasuye umuvandimwe hano wagize ikibazo mu minsi ishize mu gihe cya shampiyona y'isi y'amagare ya UCI. Tuguhaye ikaze. Amakuru yawe? Ni meza. Ngeze hejuru mikoro gatoya. Watangiye wibwira abadukurikiye? Murakoze. Nitwa Ingabire Clementine. Ingabire Clementine. Twabonye inkuru yawe ndetse ushobora kuba utarayibonye kuko wari mu bihe bitari byiza, ariko hari ibyakubayeho. Abanyarwanda benshi bifuza kuba bamenya, harimo abagira neza, harimo leta y'u Rwanda bashobora kuba bagufasha, ndetse harimo n'abantu benshi. Mutima zawe ni izihe aka kanya? uriyumva ute? Warakize se? Byagenze biti? Murakoze. Narakize nta kibazo, ariko isi nibwo buzima bw'umuntu aba agomba gucamo. Ese ni nka filime y'umuntu, biba bigomba kuba byararangiye. Yego. Ibyo bintu byatewe n'iki? Wari umaze iminsi ubifite cyangwa se wabonye irushanwa ry'amagare ry'isi rije mu Rwanda bari bwo bigufata cyangwa byari bisanzwe bigufata? Oya, byari bisanzwe bimfata. Wenda nacyaka ari nk'amose y'ibintu, nk'umuntu akunda ibintu ntabashe kubigeraho, nta bushobozi n'imibereho nayo itoroshye. Hari abantu batazi impamvu biriya bintu byaba byarabaye. Wenda dufashe kano kantu kugeze hejuru gatoya kugira ngo amajwi azemo neza. Yego, usa nk'izamura gato. Hari abantu batazi impamvu biriya bintu byaba byarabaye, bakabona wenda ugize depression cyangwa se ikibazo runaka, urofetinze cyangwa n'ibindi, bityo abazobereye mu ndwara zo mu mutwe cyangwa se ibyo bintu barabizi. Waba warigeze utwaraho igare cyangwa uri umufana waryo gusa? Byagenze bite ubundi? igare narayitwaraga anarikundaga. N'ibihe nyine iyo ukunze ikintu utakirimo biba ngombwa ko ushaka ikintu uri bwiyumvemo kugira ngo ubuzima bukomeze. Ndarikunda. Waritwaye mu iyihe myaka? Waritwaye igihe kingana iki? Ntabwo ari igihe kinini, bitewe n'ubuzima umuntu aba acamo. Iyo ubona ibintu bitari gukunda, biba ngombwa kubivamo nyine kugira ngo ukomeze nyine ujye mu bindi. Ntabwo ari igihe kinini. Hari irushanwa waba waratwaye cyangwa se waritabiriye? Yego. Nk'irihe? Ya Sikoro 2018. 2018 wagiye muri Sikoro.
hari igihe baba baraguha cyangwa se irushanwa watwaye wenda muri ibyo bihe ibihembo barabimpaye. barabiguhaye. Eh, Hanyuma uheruka gutwara igare ryari? ni muri uwo mwaka. Muri uwo mwaka. Eh, Hanyuma nyuma y'uwo mwaka waje guhura n'izindi mbogamizi tugira ngo tuvuge wenda n'abadukurikiye wenda harimo abantu baba bafite bashobora kugufasha wenda tugira ngo tubwire muri makeya utubwire ibishoboka. Nyuma y'uwo mwaka byatewe n'iki kugira ngo udasubira muri ayo marushanwa cyangwa se muri uwo mukino wo gutwara amagare? ubundi ibihenge bigena ibyo umuntu akora cyangwa abantu bakwegereye, cyane cyane abavandimwe, ababyeyi, Umuryango muri rusange. umuryango muri rusange. Nibo bagena ibyo umuntu akora. Wari ukiri na muto cyane birumvikana. ubwo n'abaterankunga, biriya bintu by'imikino byinshi biba bisaba abaterankunga. Nta muterankunga wigeze ubona? Iyo nta muterankunga n'abantu bahari bagutera imbaraga, biragoye ko ushobora gukomeza ikintu ukunda. Rero iyo ubonye bitari gukunda ushaka izindi nzira zo kugira ngo ukomeze ubeho. Iyo kimwe cyanze shaka icya kabiri. Tuvuge icyatumye utakubikomeza ni ubushobozi bwawe bukeya, mu rugo ntabwo bari bafite ubushobozi bwinshi cyangwa se n'abari bakwegereye. Nta bushobozi, nabo bari kuba banamfasha si bigeze babikunda. Ntabwo babishyigikiye. Ntabwo babishyigikiye. Iyo baza kuba barabishyigikiye mba narakomeje. Kuko ubushobozi buza nyuma yo gushyigikirwa. Support yego. Bashyigikiwe nta kindi kintu, nta bindi bintu bishobora kuza. Wahuye n'abacanage benshi wenda cyangwa benshi nahuye nabo. na nyuma bituma ucika intege nawe urabireka? Yego. Muri uwo mwaka wa 2018 nibwo wari ukibyinjiramo cyangwa bitangira muto cyane hasi yaho? Nibwo nari nyibyinjiramo, nayitwaraga bisanzwe ariko mu byo kujya tuvuge wabyinjiyemo muri uwo mwaka uyinjiramo urabijyamo ukora siporo ujya muri cycling, utwaramo n'amayetape. Yego. Bihangane birumvikana. Aka kanya uramutse ubonye umuterankunga cyangwa se umufasha wagufasha muri ibyo bintu wumva muri wowe ufite imbaraga zo kuba washobora kongera kubikora? Igihe ngezemo ntabwo nyibishobora kubikora. Ntabwo ibyo ndimo ni ibinyabiziga. Ibijyanye n'iki? Ibijyanye n'ubushoferi. Amagare by'imyaka ngezemo n'igihe gishize byagorana kugira ngo nongere kubisubiramo. Gusa ndabikunda. Twabonye inkuru yawe ku binyamakuru bigiye bitandukanye hano bikomeye mu gihugu harimo n'iki cyacu, gusa ntitwari twabashije kuba twakuganiriza imbonankubone kugira ngo ufayitinge cyangwa se wiyumve mu buryo butari bwiza kugera n'aho ugiye kwa muganga. Byatewe n'iki? Yego, ni imibereho y'umuntu aba yaranyuzemo kuva kera. Hari igihe bihurirana ukabona n'ibyishimo wagombye kuba ufite ukabona nta na hamwe uri buhere. Ubundi ubuzima nibwo bugena uko umuntu abaho. Kuva umenya ubwenge kugeza aho ku myaka ingahe, imyaka uba wabayemo n'abantu nibyo bigena uko ubaho. Birumvikana, ariko hari abavugaga ko ndetse n'amaposita menshi twabonye n'amapositazi y'ibinyamakuru byinshi bavuga ko kubera ko habaye shampiyona y'isi mu Rwanda aricyo cyabiguteye, niko twanabaga no ku mapositazi. Ese byaba ari byo? Nabyo birimo ariko ni ubuzima. Hari n'ibindi ku ruhande. Hanyuma ku ruhande rw'ibyo ngibyo bya shampiyona y'isi byo byatewe n'iki? Babivugaho iki niba atari ibanga ryawe? Imikorere y'akazi, nta buzima, nta kazi nta buzima, nta mafaranga nta buzima. Wifuzagamo akazi hariya se? Ntabwo turimo kubyumva neza ngo tubisobanukirwe nawe naho dukurikiye babyumva. Nifuzagamo akazi hariya, akazi muri rusange. Ko sinari nzi ko shampiyona y'isi izaza hano mu Rwanda ngo byifuzamo akazi ko gutwara igare cyangwa gukoramo. Akazi muri rusange, imibereho. Tuvuge ngo ntabwo ari biriya 100% byaguteye. Yego. Ariko urumva nabyo bifitemo uruhare kuko watekereje ko ubirimo. Ibintu wakunzeho iyo wongeye kubibona amaso ku maso ntabwo bibura. Nabyo birimo. Ukibuka ko hari utabirimo kandi wakwiye kuba ubirimo. Ari naho ukwiye kuba ugeze. Ese wenda birumvikana byarakubabaje kandi reka twihanganishe n'umuryango utabasha kugufasha wenda kubera ubushobozi butari bwinshi. Aka kanya nta kindi kintu wumva wakunda kuruta biriya bintu wenda nk'uko uvuze ko uri mu gishoferi, ntabwo icyo gikunze kuruta uko ukunze amagare?
cyo nacyo ndagikunda kuko buri kintu cyose kiri butume ubasha kurya, ubasha kubaho, ntabwo wabura kutagikunda. yego. Mm. Ikindi kintu wumva ukunda ni iki? Ni ibyo ngibyo birimo ubikunze Ibi cyangwa ngubi birimo nk'akazi nyine kuko ari oya, imibereho? birimo mbikunze nabyo, kuko ibintu by'ubushoferi impamvu nagiye niga ariko nayigiyeho ikintu kijyanye n'ibizinyabiziga. Eh, Nta mbogamizi uhura nabyo muri ako kazi kawe muri iki gihe wenda muri ubu buzima? imbogamizi ni izo gusa. Niba atari ibanga wenda watubwira n'abadukurikiye bakabasha kumenya imbogamizi ufite ni izihe, abashaka kuba bagushyigikira bahera hehe? Imbogamizi ya mbere ni ubushobozi. Yego. Yego. Urabura iki mu kazi ukora? Ibintu byose. Si uri umushoferi se uko watubwiye? Umushoferi icy'ingenzi ufite ni uko ari perimi yonyine. Ufite perimi gusa? Nta kinyabiziga cyawe ufite ku giti cyawe? Oya. Yego. Ikintu wasaba yaba leta y'u Rwanda, yaba abaterankunga bagiye batandukanye n'abagira neza ku giti cyabo ni nk'iki? Ni ikinyabiziga. Ikinyabiziga. Yego. Icyo kibasha gutuma mbaho, kigatuma ubuzima bukomeza. Yego. Ntabwo ukibana n'ababyeyi? Oya. Uba wenyine? Ubwo buri kimwe cyose urakimenyera? Buri kimwe cyose ari njyewe. Ikinyabiziga ukoresha uracyishyura, aho bakahishyura, buri kimwe cyose nta wundi muntu ugufasha ku ruhande? Kuri njyewe nta mwunganizi ufite. Nta mwunganizi ufite? Yego. Reka twihanganishe kandi dusabe n'abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange ndetse n'abantu bari hanze y'igihugu cyacu bafite umutima utabara cyangwa se umutima mwiza bagerageze badufashe. Uraza kuvuga nimero yawe mu kanya tuyishyire muri description bayibone, hanyuma bazaguhamagare bifuza kugufasha. Apana umuntu uzahamagara uno muntu adashaka kumufasha azabyihorere kuko akeneye ibyo akeneye nako mwabyumvise. Abashaka kumuhamagara bamubwira ubusa muzabyihorere, ntimuzamuhamagare. Ushaka kumufasha yaba ubufasha ubwo ari bwo bwose burakirwa, ariko focus ni ikinyabiziga cye agomba gutwara. Ikinyabiziga wifuza ni ikihe? Icy'ingenzi ubu ngubu ni ikinyinjiza amafaranga, icyo nabapfa mfite kategori A na B. A na B. Habonetse na moto mbese wayakira nta kibazo? Hari imodoka bakubara amafaranga kandi ari ikinyabiziga. Yego. Ubu muri iki gihe ubayeho ute nta kinyabiziga ufite? Kandi ijoro ribarwa riraye. Abaho nabaye ko nyine akabaho. Ubwo biriya byari byagenze kuriya nyine, ubwo hari imibare iba yanze mu mutwe nyine igahita isimbuka. Se washidutse uri kwa muganga? Wagiyeyo wumva utameze neza? Byagenze bite ubundi? Nashidutse ndi kwa muganga. Uri kwa muganga? Umazeyo iminsi ingahe? Umunsi umwe. Barakuganirije baguha n'imiti hanyuma baragusezera urataha? Naketse ko wenda ko ari ubwonko buba bwahindukiyemo gake, ariko nta birenze bankoreye kwa muganga. Bakubahaye ubutabazi bw'ibanze ko nta bintu bidasanzwe bagukoreye? Nta bidasanzwe. Aha kanya urumva nk'umuntu umeze neza nta kibazo ufite kindi gikomeye? Nta kindi kibazo mfite. Reka tugushimire, tuzakuganiriza ubutaha ku wundi munsi ukurikiyeho. Ntabwo turi buganire ibintu byinshi uyu munsi, twagira ngo tubanze turebe tukubone mbona nkubone, abantu bifuza kukubona kuko nta n'ifoto yawe bari bafite. Twari twaganirije n'abantu bakubonye, ariko uzatwemera tuganire ku wundi munsi tutagutunguye. Nta kibazo. Ikintu bavuga dusoza iki kiganiro ni igiki muri makeya, mu ncamake? Ko tubona tumeze neza cyane. Ndabashimira mwebwe mwabashije gutekereza kundeba ukomeza. Guhora gusura. Twihanganishe, ihangane nyine, twese muri ubu buzima duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ihangane kuko si wenyine ubabaye, n'abandi benshi bababaye, ariko ihangane ukomeze umutima wawe wirira. Wasanga nabo batameze neza cyangwa hari izindi mpamvu. Ihangane wirira rwose. Ibibazo birashira. Ntabwo umuntu ahora mu buzima bwo kwishima gusa cyangwa se mu kubabara gusa.
ibintu byose bibaho, ejo uba wishimye ejo ukaba useka, baravuga ngo isi ni gatebe gatoki, ihangane wikarume. Clement, ihangane, reka tugushimire umwanya waduhaye, turi gukomeza kuganiriza, turi mu bihe byiza, mu bihe bikomeye, ariko tekereza ko mu gihe kiri imbere tuzasanga umeze neza, kandi tuzakomeza tukuvugishe, tukube hafi. Imana ikomeze igufashe kandi wihangane ukomere, urumva uri umuntu mukuru umaze kubona byinshi cyane, umaze kubona byinshi, ntabwo hari ibintu ugerageza kwihanganira. Ubuzima buciyemo ntabwo tubuzi, ariko buriya umuntu ajya kujya mu myaka nk'iyo ufite yaraciye muri byinshi bigiye bitandukanye, sibyo? Ihangane, ubuzima burakomeza, yaba n'abakureba n'abafite ibyo bagezeho nabo hari byinshi baba baranyuzemo, kandi umuntu aca mu bikomeye kugira ngo nagera no mu bihe byiza azamye kubikoresha. Ihangane, reka tubashimire abari badukurikiye, ndetse mukomeze mukurikire ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu muvandimwe tuzagaruka kumusura mu gihe kitarambiranye, kandi twizere ko muzageza kumufasha, natwe tuzamufasha uko dushoboye. Umunsi ukurikiye tuzagaruka hano. Reka tubashimire, murakoze, mugire ibihe byiza.